Hirya no hino mu gihugu abaturage bakunze kugaragaza ibibazo baterwa no kutagira amazi meza. Nk'ubu umwana ubyutse ajya kuvoma utamuzinduye nka saa 10 ngaba ari buza ku ishuri, aho kugira ngo abantu bajyemo hano wenda hano bari n'ingorane ko umuntu yagwamo mwatuvugira bakaduha amazi nyine. Ane ko ushize bari baraduhaye amazi bitewe n'ingona zari zaratumariyeho abantu, none rero biragaragara ko n'ubundi duhora twiteguye imfu za buri munsi kuko babantu bavomaga kuri wa mupompo bari barahaye umupompo kugira ngo yo gusubira muri Nyabarongo. Mu cyerekezo cy'imyaka 7 y'impinduka mu iterambere NST1, u Rwanda rwihaye intego y'uko mu mwaka wa 2024 abaturarwanda bazaba baregerejwe amazi meza ku gipimo cy'100%. Ni intego abaturage bagaragaza ko yagerwaho mu gihe ibice by'icyaro byabihawe umwihariko ku mpamvu basobanura. Aho bakwibanda cyane ni mu byaro, kuko abantu benshi bo mu byaro badafite amazi bakivoma umugezi cyangwa utuntu tw'udukano bashyizemo utuvovo. Naho mu mujyi ho wenda nanjye ndahaba ndahakorera, ariko ntago habura amazi cyane nko mu cyaro. Imbaraga nyinshi ku bijyanye n'amazi bakwiye kuzishyira mu cyaro, kubera ko mu cyaro u Rwanda rugizwe n'imisozi miremire, kubera ko ari imisozi miremire kandi abanyarwanda bakaba batunzwe n'ubuhinzi, baragenda bagahinga bakahira ayo matungo, igihe cyo kujya kuvoma amazi bikaba kure kandi isuku ni isoko y'ubuzima. Mbega nko muri rusange nk'abatwe tutayafite babakene wenda bashyira ku mudugudu wacu, ku mudugudu, noneho amazi ari ku mudugudu tukajya tuyavoma tuvuga ko ari iwacu nta mafaranga batwaka. Hari abasanga intego yo kwegereza abaturage amazi meza ku gipimo cy'100% yagirwa hari uko leta ikoranye bya hafi n'abikorera muri uru rwego. Yvette Ishimwe afite kompanyi Iriba Water Group, naho Kwizera Christelle akagira kompanyi Water Access Rwanda, zombi zikwirakwiza amazi meza. Mbona ari gahunda ishoboka kandi izagerwaho, kubera ko navuga ko government y'u Rwanda irimo irashyira imbere cyane imikoranire na private sector n'abikorera. Ntekereza ko ari bumwe mu buryo bwiza koko buzatuma amazi agera ku bantu bose. Kugeza ubu ngubu duha amazi meza abantu bagera ku ducounting abantu 73,500 mu Rwanda. Ariko kandi gahunda ikeneye igishoro kinini, ikeneye amafaranga menshi, kubera ko imiyoboro y'amazi, infrastructure z'amazi mu Rwanda ziracyari hasi, n'izihari hari nyinshi zangiritse. Hari imibare y'abikorwa twagiye dukora nabo bigeraho, ariko umubare twitaho cyane muri Water Access ni umubare w'ababona amazi buri munsi biturutse kuri systeme zacu. Mu mboni za bamwe mu badepite bo bagaragaza ko nta gikozwe ngo leta ikurikirane bya hafi ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga yo gukwirakwiza amazi meza, yaba iya leta cyangwa iy'abikorera, bigoye kwizera ko mu myaka 2 isigaye intego yo kwegereza abaturage amazi meza yaba yagezweho 100%. Depite Mukabunane Christine arabisobanura yifashishije urugero rw'ikibazo cy'amazi yasanze mu karere ka Rubavu. Amazi muri Rubavu aracyari hasi, biracyari kure, abaturage ntago bari bayabona nkuko bikwiye. Icyuho gikwiye kuzibwa kuko amafaranga menshi ashyirwamo rwose, amazi ashyirwamo ingengo y'imari so kuvuga ngo ni nkeya. Icyo kikwiye kuzibwa nukureba neza abo bahaye izo nshingano, harimo wasake nyine, ariko nayo makampani agiye ashamikiyeho. Kugeza ubu ku ruhande rwa guverinoma bo bagaragaza kwizera nta shiti ko mu mwaka wa 2024 intego yo kwegereza abaturage amazi meza ku gipimo cy'100% izagerwaho. Iki cyizere gishingira ku mishinga itandukanye ihari n'indi iteganyijwe yo gukwirakwiza amazi meza. Abikorera bahawe inshingano zo gufasha leta muri iyi gahunda nabo ngo irabakurikiranira hafi, nk'uko Giselle Umuhumuza, umuyobozi w'agateganyo w'ikigo WASAC, abisobanura. Hari aho bibagora, hari aho bageramo intege nkeya, ariko icyo gihe ntabwo uvuga ngo uyu ndamuretse, kuko n'undi wazamo yaba ari mushyashya nawe agomba kwiga. Icyo rero nicyo kugenda umuntu anoza, hanyuma twese tukazashobora kubigeraho. Kugeza ubu dutegereje imibare izava muri statistique, kuko bo bazaba bakoze census ihagije hirya no hino, ariko kugeza ubu dufite imiyoboro y'amazi igera hafi hose mu gihugu. Kugeza ubu abaturarwanda bagerwaho n'amazi meza bamaze kugera kuri 89.2% nk'uko Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yabitangaje mu mpera z'umwaka ushize. Daniel Hakizimana, Flash TV.